Yes, ikaze kuri Rwanda Nordic TV. Ubu rero ndi Kigali, ngira ngo murabibona, nahuye na Innocent. Bwana Innocent mwajyaga mumubona tuganira kuri Zoom mu buryo bw'iyakure. Noneho ubu turi kumwe live. Aha twicaye ni muri Copenhagen Bar iherereye Kicukiro. Abadiaspora mujye munahaza, turaza kuhabere kuko hameze hose. Innocent, reka nguhe ikaze noneho live kabisa. Asante sana Olivier. Kandi nkubwira ngo karibu sana iwanyu, iwacu hano mu Rwagasabo. Mu Rwanda rwacu warubonye ko akavura ari kenshi, arasa neza, fresh air nyinshi cyane. Ngo wahe ikaze cyane hano mu Rwanda, duha abakuzi bacu ikaze kuri The Chapters TV ndetse no kuri Rwanda Nordic TV. Twari tumaze igihe kinini cyane tuvuga ku bintu bya Kongo, tubivugira kuri Zoom. Wibereye Copenhagen muri Denmark, nanjye ndi hano mu murwa mukuru i Kigali. None duhuriye i Kigali ari naho iwanyu. Urumva muri wowe urumva bimeze bite kongera garuka iwanyu? Nishimye, ni nyuma y'imyaka 2 naherukaga hano. Hashize imyaka 2 ariko ndishimye na kwa kundi uvuga ngo uba wabuze icyo ufata, kwa kundi uba wishimye, ibyishimo ari byinshi. Ariko ndakubwiye ngo murakora hano mu Rwanda, murakora kabisa. Buri munsi ukonje, buri gihe ukonje, sanga hari ikintu gishasha cyahindutse. Ejo wundi natembereye mu bishangare bya Rwandex, ndembera mu mihanda itandukanye, caga za Kabeze, gaca za Remera, ama shortcut bakoze mashyashya arimo kaburimbo. Nta utiriwe uhura na zambutiyaje. Ni ibikorwa bishasha kandi ndacyabona n'ibindi baguma bambwira ngo hari n'ibindi bishasha. Hari ikindi gishanga nzakwereka hari Nyabugogo aho bita Kundagara bashyira hamwe. Giteye ubwoba. Nari maze iminsi ntanyura ibuse nanyuze nje kureba. Nikanze umugabo. Maheruka bari gukora ikiraro. Ikiraro cyaragiye cyarakize ubu nta kibazo. Ntago hakiba amazi yireka. Oya, birabyarakiye. Bibazo byose Kagame yabikemuye. Yego. Murakora kabisa Abanyarwanda. Kude chapeau mwese aho muri. Ariko utagiye kure na hano twicaye hano muri Copenhagen. Mpaheruka cyagiye umbwira ngo ugende ujye ufata karundishyo. Urabyibuka? Hagaruka hameze. Nibyo. Ikibuga cyose nta cyahabaga. Numiwe hameze nko muri stade, wagira ngo umuntu ari muri stade. Hari ahantu twinjiye mbona ni muri stade. Hagataho ngaho rero Innocent, amakuru twisubirire muri Kongo. Nabonye M23 turagiye gushingura abantu benshi cyane. Yego. Bari abantu bishwe n'iki? Ni imiryango 22 yose hamwe, n'abantu 22 bose hamwe bishwe na drone yarashwe n'ingabo za FRDC na coalition. Byumvikana ubwo tuvuze coalition abantu bamaze kumenyera ni FRDC ni FDLR Wazalendo. Barayirashe ntago bamvuze neza, sinabashe kumenya ngo yasiwe hehe, gusa igihari yavuye aho yavuye iraza igwa mu baturage aho yari herereye. Bari imasisi mu civil. Abaturage rero bahita bahasiga ubuzima, abandi barakomereka. Bamwe mu bakomeretse bajyanwa kwa muganga gukurikiranwa ngo bavurwe. Hanyuma n'izo nzirakarengane zishwe nabo bagizi ba nabi, biza kuba ngombwa ko ubuyobozi bwa M23 ndetse na leta navuga ngo n'igisirikare bahitamo kuza kubashyingura mu cyubahiro. Uwo muhango wo kubashyingura ubera i Goma. Ariko tutaragira mu gikorwa nyamukuru cyo kubashyingura Bwana Olivier, ngaruka inyuma gatoya nkubwire ko muri biriya bikorwa buriya mu mategeko mpuzamahanga, muri international humanitarian law, iyo ibikorwa harimo intambara mu gihugu, uruhande rumwe mu mpande zihanganye rukarasa ku basivili, aricyo twita protected object, icyo gihe baba bakozemwo ibyaha by'intambara. Kuko buriya kwica bari aba civile ni crimes against humanity, ubwo mu Kinyarwanda tugenekereje numva ari ibyaha nyoko muntu, ndetse n'ibyaha by'intambara war crimes, nibyo biba bivuyemo hariya. Bitazatungura umuntu rero nyuma y'igihe runaka mu gihe kizaza utangiye kumva ngo abayobozi bari aba Kongo cyangwa muri Kongo bari guhigwa bukware ngo bashyikirizwe inkiko kubera ibyaha by'intambara bakoreye kuri uru rugamba. So bivuze iki rero kuri yaba ari kuri iyo miryango yabuze ababo, yaba ari ku bantu batekereza ko M23 ari inyeshyamba. Ubundi tuzi inyeshyamba ko ari abantu batagira impuhwe, batagira ubumuntu. Bivuze iki wowe kuri wowe cyangwa n'abandi bantu? Ni igikorwa nakubwira ngo gikomeye cyane.
igikorwa ihuriro AFC M23 bakoze ntekereza ko kuva navuka cyangwa kuva natangira kumva ibintu by'intambara mu bihugu bitandukanye ni ubwa mbere numvise inyeshyamba zikora igikorwa nka kiriya cy'intwari cy'ubutwari kabisa cyo guherekeza inzirakarengane ziguye ku rugamba mu cyubahiro bakaba bari organize so ni icyambere kigaragaza icyo nakwita vision AFC M23 ifite uvuga ngo ifite vision irenze ku Rwanda yego ifite vision yo gutekereza ku baturage abari ku mutekano wabo well being yabo imibereho yabo noneho no kwerekana solidarite yabo kubwira abaturage ngo turi kumwe yego biriya no kugura imitima y'abaturage turi kumwe mu byiza no mu bibi no mu gihe kizaza no kwereka leta ya Kongo ko ibyo murimo mukora ntago ari byo ibyo murimo mukora ni amahano ibyo murimo mukora ni amafuti muri kwica abasivili dore tubashyinguye isi reba no kwereka noneho international community byumvikana ubwo n'ibihugu by'Iburayi gihe ntago utekereza ko bashobora kuvuga ko ari M23 yaba yarabishe ntago bitekereza ko Kongo biragoye ko Kongo yavuga ko M23 yabishe kuko yabikora idafite ibimenyetso nicyo ngiye kuvuga buriya muri izi ntambara cyane cyane iyi si tugezemo hari ibijyanye n'ibimenyetso noneho biri kwikora nakuvuga ngo byikora icyogajuru kikabyibonera hakoreshejwe ikoranabuhanga ugasanga ari icyogajuru kiri kubikontorora so biragoye rero ko babibegekaho ikindi cya kabiri M23 kuva yafata biriya bice Nord Kivu Sud Kivu hari ibikorwa itagaragayemo ugereranyije n'abahabanje mbere twabonaga inka bazica amaguru mbere twabonaga inka bazica imitwe nabonye video iyo umuntu bakataguye wamubonye wa muntu kuva M23 yagera muri bice ntabwo twari twongera kujya tubona ibyo bikorwa niyo mpamvu rero umuntu ntabwo yashidikanya cyangwa ajye kubatunga urutoki ngo mu mwakoze ibintu ariko ibyo ntago bibuza leta gushinja M23 ibintu ibinyoma cyane leta ya Kongo yo ishinja byinshi ni nkuko ivuga ko barwana n'abanyarwanda ni nkuko ivuga yuko u Rwanda rwayiteye Kongo ariko ubundi Olivier twaya tuvugana kuri Zoom uyu munsi reka hari ikintu maze iminsi ntekereza ariko ubu nigiyewe ntago ari wowe reka nemere ko u Rwanda rwateye Kongo reka nemere ko bariyo sibyo ariko ni suppose ni suppose reka nemere ko bariyo mbyiyumvishe ngo kuko abantu bariyo ubundi habura iki Kongo ko ifite igisirikare ikagira amafaranga ikagira intwaro ikagira abarundi ikagira South Africa ikagira na Malawi ikagira Tanzania ikagira FDLR yabuze ikigwi kubita agahugu gatoya iri gushyira mu majwi kugitaka nabo bafite abasirikare burya shabyihorere icyo nakubwiraga bafite igisirikare bafite bije n'iki byose ubu naho kugira ngo bagererwe bataka ngo u Rwanda rwaje ko atari abana bo bahagaze bakarwana bo banadekaraye intambara baranavuze ngo tuzatera turiucisha turasi Kigali babikoze perezida wabo yarayidekaraye ubundi ubungubu bakagombye kuba bari mu ntambara n'u Rwanda so rero wowe ubundi uri umuntu w'ikigabo wumva ko witeguye urugamba ntago bakunize ntiwakagombye gutaka ugomba nawe tuvuga nkubise urushyi ngomba gukubita urujyana ngutera ingumi nkavuga nti turahangana cyangwa se ibibazo ntabwo nkavuga nti urandushije uri umugabo rero Kisenge daho kugira ngo yirirwarira u Rwanda ni nk'intara ndabazi n'intara itageraho mu gihugu cye ni nka za district nkenye zegeranyije abantu igihugu cy'u Rwanda igihugu kingana gutya gitoya nicyo yirirwa atakirangana kuri none se nanga n'umunyarwanda inde nanga ntago je naguye ngo suppose koko ku Rwanda ruriyo suppose reka arizwa ni yarwanye tubyibaze nyine bakemeye ko barwana na bene wabo nanga bya Mungu barabose n'abakongomani kandi buriya hari ikindi ntekereza cyuko ariko ujya wibuka nuko wenda wari mutoya ariko uzabaza amateka ujya wibuka ko Habyarimana nawe arwana n'inkotanyi yavuga ko ari kurwana n'abagande yego byo nabyumvise cyane ntabwo rero urumva nta gitangaza cyane ahubwo formulaire Habyarimana yakoresheje arwana n'inkotanyi
isa neza na formule y'igiseke kitari gukoreshwa na M23. biriya byose bisa kimwe reka mbikwereke wese ubyumva kwa Habyarimana haje abazayirwa bazorwana inkotanyi none Gisekedi nawe ahamagarira South Africa na Tanzania iza kurwana na M23. nanone kwa Habyarimana babonye inkotanyi zibakubise bisha abaturage naho bari kwica abaturage nibyo bakora. So rero nkuko wabivugaga mu by'ukuri zino ntambara zirasa zifite formule zimeze nkaho kandi zimwe zombi no kwibohoza kubera yicwa n'ihohoterwa ry'abo baturage bo mu bwoko bw'abatutsi ndetse noneho ubu ngubu byarenze ubwoko bw'abatutsi byageze no ku rwego rw'igihugu muri rusange. Wumvise ijambo wari umuvugizi yego yitwa Ekenge General Ekenge ibyo yavuze ejo bundi amagambo yavuze sinabasha kuyasubiramo kuko ni amagambo akomeye cyane. uwo ni umujenerali none ibibazo hasi icyo azavuga cyangwa ese ubwira iki babandi bavuga ko batavuga rumwe na leta ba Nahimana n'abandi bagenzi be bavuga ko ngo hari abandi bavuze ibintu bijya kumera ngo nk'ibyo Ekenge yavuze hari aho bihuriye rero buriya ikintu Innocent yavuga hano kuri kamera ijambo ushobora kuba narivuga General James Kabarebe akavuga ijambo risa n'iryo Innocent yavuze ntabwo uburemere bw'ayo majambo angana kubera ko umwe ni generali undi ni gafifi yibereye aho noneho akaba n'umuvugizi w'ingabo uriya n'umuvugizi w'ingabo buriya biza kuvugwa n'umukongomani uri aho ngaho nk'ibintu wowe wavuze bikavugwa na Macron dufite urafata madamu Yolande Macron ni umuvugizi wa leta urabona kuvuga ngo ikintu avuze gihabwa cyishyurirwa leta bitaruga n'uko Innocent akivuze ubwo abantu noneho babyumve abantu babyumva bitandukanye aho bihuriye n'ikiganiro bagiye barahimba bavuga niyo haba hari ikintu cyavuzwe nta n'ahantu bihuriye rwose nta n'ikintu cyahatari kirimo mu bintu byavuzwe. So rero n'ibindi bidafite ahantu bihuriye urumva. So rero njyewe mbona ko aba bantu mu by'ukuri ubundi se leta ya Kongo yo yahise ineyemerera amakosa itinamukuraho yego rero nta kintu tubona kindi kidasanzwe rwose cyabaye. Yego tukiri aho ngaho ngira ngo wabonye n'umuminisitiri w'i Burundi ibyo yanditse kuri Twitter ashinja Qatar ngo igihe amafaranga u Rwanda nako ngo Amerika ngo kugira ngo ishyigikire u Rwanda mu by'uburuvuga. Tugiye kubona tubona nyuma y'umwanya mutoya perezida wabo abisabiye imbabazi n'iyo tweet bahita bayisiba. Ibi byo wabibonye uteye Innocent buriya abayobozi ibintu ubundi umuntu uri ku rwego rwa minisitiri haba ari hano iwacu cyangwa mu kindi gihugu cy'amahanga aba ari umuntu ukomeye. Minisitiri ni umuntu wenda kugira ngo tubyumvikaneho neza tubyemera ngo nimba mbeshya unyomoze cyangwa n'abakunzi ba Rwanda Nordic TV cyangwa The Chapters TV baza kutunyomoza. Minisitiri ni umuntu ushobora gusangira na Perezida wa Repubulika anytime isaha yose nk'izi saha ashobora kumuhamagara ati nari ngukeneye ngwino cyangwa se ku mugoroba uza gusanga mu rugo bakagira ibyo baganira bitewe n'akazi bakanywa n'amazi gutya baganira. Ni ukuvuga ngo minisitiri kujya kwandika biriya bintu egare ko yarabisiganireho na sebuja bagenda batunga urutoki dore ko sebuja amaze igihe kinini atunga urutoki u Rwanda. Wumvise ijambo yivugiye ku mugoroba w'ubunani ariko se hari na rimwe kuvuga ijambo adashyize mu Rwanda. ntabwo rero uriya mu minisitiri yajya kubyuka ngo avuge ikintu gusa atatekereje yarabyutse barabiga cyangwa se ashobora kutabiganira na Evariste akabigana n'abaminisitiri bagenzi be wenda bicaye ahantu barimo kuganira nyuma y'amasaha y'akazi baruhuka mu mutwe bakaruhukira ku Rwanda we agahita byandika kuri Twitter kuko buri bagenzi babivuga ariko ntabwo yabyutse ngo abirote gutya gusa nuko hari abantu bari babiganiriyeho. Hagati aho ngaho twari tukivuga Burundi duherutse kumva ngo hari kamyo yuzuye amabuye ngo yafashwe ntabwo ari imwe ahubwo ni nyinshi zafashwe. Kamyo ngo yari iya perezida zari za perezida Ndayishimiye aho hari he muri Kongo aho rero Gusa wabibwiwe n'ikintu sa nizakagoma za kagoma ziba zakoze noneho rero hari icyo utazi ejo nzazikwereka noneho indi kagoma irambwiye mu kanya ngo ibyo ntibiranasohoka uba aribyo ugira tayito raporo yawe niyimbitse iri gushimangira ko perezida Gisekedi yise FDLR umufatanyabikorwa w'ingenzi.
icyo gikuye he Kagoma igurutse turi kwinjira hano muri Copenhagen. So tugikorera nako turagarukaho ibyo ngibyo bigenda bigaragaza bimwe nkunda kubabwira nti ntabwo ndayishimiye Evariste yari gufata abasirikare bangana kuriya ngo abohereze muri Kongo adafite impamvu oya hari arimo impamvu ya mbere bwite ni selfishness ku giti cye uyu munsi ugiye ukamusakeyo mu Gitega hariya mu rugwiwe wasanga amadolari menshi yazigiye azinga Kisekedi. Izo kamyo zari zingahe bwana Innocent? Bari 6 zari zuzuye diamond na zahabu. Ahagana he? Ari mu bice bya Sud Kivu werekeza za ahantu abarundi bakibasha guca ku buryo bigera ku mupaka wabo. Ubundi hariya oya barafite hanini cyane none se bakuyemo umupaka w'Uvira uca mu mazi. Nukuvuga nyine byo yangiye kubwira nukuvuga ngo kuva reka duhere Makobora wenda tuvuga ko ariho M23 ifungiye ariko ejo bundi yigeze kuhakubita Makobora nyine no nkubwira kuva Makobora ugenda hirya hose ni ikiyaga cya Tanganyika gihana imbibi n'u Burundi. Wakurura ubwato washyiramo n'imodokari bugahita bwambuka bukagenda. Bose ntibaburase Ashatse bashobora no kugenda bakabushyira mu bwato bukabanza bukikoza ikigoma muri Tanzania bwaba ikigoma muri Tanzania bugagaruka i Burundi. Nabyo birashoboka. Haracyari access nini cyane hariya. Wenda imbogamizi aho bitandukanye nuko ari ukunyura mu mazi. Kuki se bataburasa M23 nta bushobozi bifite bwo kurasa ubwo bwato? Biterwa na circumstance kuko ntabwo urabona ari igihe ubwato ushobora kubona buri kugenda kandi utaburimo ntiwamenya ngo hari mwiki ushobora kuba urimo abaturage kandi icyo gihe M23 natangiye nkubwira ko yirinda biriya byaha by'intambara no kwica abaturage ntabwo yapfa kuburasa itazi neza ko harimo abasirikare niba harimo abasirikare babiri ariko harimo abaturage 100 ntabwo baburasa. Merutse kumva ariko nanone ngo n'ubundi ngo baherutse kurasa ku Barundi ngo baciye mu cyumweru cya kuwa mbere kuwa kabiri ni mu kibasa baciye ahubwo baro barasiye mu mazi amatabira barashyararangira bahita bafumbira amazi muri Tanganyika. Amakuru rero kuri Rwanda Nordic TV turacyaye afite menshi cyane ubwo ndi hano ndi kumwe na Innocent ndabashakira n'abandi benshi batandukanye mwe munyandikire gusa mumbwire muti turifuza ko wakorana ikiganiro na kanaka. Hari Magashi abantu bazi by'intambara za Kongo hari benshi n'abandi benshi batandukanye. Innocent we turacyari kumwe ndetse n'ejo bundi tuzagenda tubaha ibiganiro bitandukanye na update za hariya hakurya. Nge mwari muri kumwe ni Gatete Olivier wa Rwanda Nordic TV ndi hano i Kigali Kicukiro Copenhagen. Yego urakoze cyane bwana Olivier nanjye ngushimire mwabyumvise ko turi muri Copenhagen Kicukiro ubwo murabyumviye ndi kumwe mu diaspora nyaboneka ni mumbura muri quartier muzamenye ko narayi hafanga yazanye ubwatsi. Asante Innocent. Asante sana.